igitangazamakuru cyitwa thenewgardens.com, hanyuma ugasoma igitangazamakuru hano nabonye cyitwa spiceworldinc.com. aha hose uraza kuhasanga ubushakashatsi buhuriza ku gihingwa cyitwa tungurusumu benshi bateka nk'ikirungo. Tungurusumu uyu mwaka wa 2025 ngiye kukubwira ibyiza byayo ushobore kuzayigenderaho umwaka urangire nta ndwara igufashe. Gute? Reka nkwereke ingero batanze hano. Hari inyandiko zerekana ko tungurusumu yakoreshejwe mu gihe piramide ya Giza igihe yubakwaga mu Misiri. Abantu bubakaga iriya piramide ya Giza igiye kumara imyaka 6,000 bayubaka mu baryaga tungurusumu mbisi nk'ifunguro rikurikira iryo bamaze kurya kugira ngo babongerere imbaraga zo gukora cyane. Twe tuvuga ko zinuka. Rero bazikoreshaga kongerera abaturage b'icyo gihugu cye cyane abakoraga cyangwa se abakoraga ubwubatsi kuri iyi piramide kugira ngo bagire imbaraga. Biza kwiyongeraho mu gitangazamakuru kindi kinasomye cya New Garden ko baravuga yuko ngo tungurusumu yifashishijwe mu bakinnyi ba mbere ba Olympique mu Bugiriki bwa kera mu rwego rwo kubongerera imbaraga mu gihe bagiye mu mikino Olympique. Ibi ngo byatumaga abagira ikiteka ngo baza mu myanya ya mbere kubera ko babaga bafite imbaraga zidasanzwe. Izo mbaraga zavaga muri tungurusumu baje gusanga zituruka kuri vitamine nyinshi ziyirimo, harimo imyunyungugu turi buze kubona muri iyi nyungurabwenge yacu y'uyu munsi. Kera nanone ngo abanyamisiri tungurusumu baje kuzikwirakwiza ahantu hose nko muri Indus, kandi zerekana ko ari umuti wifashishwaga na benshi ndetse bikanagaragara ko wabaga uhendutse. Nk'inyandiko yanditswe muri New Gardens itangaza ko ikigo cy'ibimera cy'Ubwongereza cyanditse muri igaragaza yuko ngo abahinde ba kera bahaga agaciro tungurusumu nk'umuti kurusha uko babiryaga ifunguro cyangwa ikirungo, ahubwo ngo babikoreshaga nk'umuti. Kugeza uyu munsi banavuga yuko ngo yifashishwa mu mateka akomeye yaranze uburasirazuba bwa Aziya. Bitangazwa yuko ngo ariyo yifashishwaga mu kurinda abaturage indwara ya diyabete, umuvuduko w'amaraso, umubyibuho ukabije, ndetse ikifashishwa mu kongera ubudahangarwa bw'umubiri, ari nibyo byatumaga irinda abantu gusaza vuba, no kuvuga ngo yongerera abantu kurama. Ariko bakavuga yuko abantu bari hagati y'imyaka 6 kugeza ku 8 bakunze kugira indwara y'inkorora, umuriro, ndetse n'indwara yitwa gripe iterwa na virusi. Buriya ngo tungurusumu n'urukingo rwa gripe, inkorora, ndetse n'izo ndwara zose zituruka ku mavirusi bayifashishaga muri ubwo buryo. Mwigeze gukomoza ku kintu cyitwa impumuro mbi yayo. Mu kinyamakuru gitangaza iby'ubuzima cyitwa Healthline cyo cyavuze yuko gihuza n'ubushakashatsi bwakozwe n'igitangazamakuru cyitwa FarmEasy.com, bo bavuga yuko buriya mpumuro ngo ni igitangaza kidasanzwe. Umuntu wifite iriya mpumuro aho aciye hose ikintu cyitwa bagiteri kiramuhunga. Ni ukuvuga ngo iriya mpumuro yirukana bagiteri. Ni nayo mpamvu bavuga yuko irindi ndwara zitandukanye kubera iriya mpumuro bagiteri zakabaye zikuzaho kugira ngo zigutere indwara, aho kukwegera ziriruka zigahunga. Ndetse ngo abenshi barayisekura mu cyumba cyangwa bagafata udusate twayo mu nzu uryamyemo ukayiterekamo gusa mu cyumba, bagiteri zose zari kuza muri icyo cyumba uryamyemo zihita zihunga zikagenda. Ibi bigatuma ngo tungurusumu ibe igitangaza mu bindi birungo cyangwa ibindi bihingwa mu kwifashisha mu kuvura indwara zitandukanye. Harimo izo abantu bakunda kugira ikibazo cyo kubabara amenyo, kuribwa amenyo nijoro ukaribwa, bakubwira yuko ushobora gufata agasate kamwe ka tungurusumu ukagahekenya. Za fer, za ntungamubiri, ya myunyungugu ya calcium, magnesium, za phosphore n'iyindi yose iragenda ikajya muri rya ryinyo ikarikomeza ikaririnda ububabare. Nanone ariko nubwo ari ingenzi cyane mu kurinda izo ndwara zose, harimo no kurinda kanseri yo mu mara, kanseri yitwa anal cancer, ni kanseri ifata hasi cyo twita ikibuno. Iyo kanseri ni mbi cyane, ariko tungurusumu irayirinda cyane. Ariko abantu babyumve ibi barimo kutubwira byose, batubwira ko ari byiza kuyirya ari mbisi ukayirenza ku mafunguro. Waba umaze gufata ifunguro none ugafata udusate tubiri twa tungurusumu ukaturya. Abantu bakunda gutinya ku impumuro yabo bashobora kuyinywa mu kinini, ugafata udusate twa tungurusumu dutoya none ukatumira
ugashyiraho amazi ukamera nk'unywa imiti, ariko hari abantu batemerewe kuyikoresha namba: ababyeyi batwite, abakobwa bari mu mihango, abagore bonsa umwana uri munsi y'amezi 6, ndetse n'umugore utwite inda igeze ku mezi 5. Ntabwo bemerewe kurya tungurusumu, cyangwa abantu bafite igikomere icyo ari cyo cyose ku mubiri, haba imbere cyangwa inyuma, nabo ntibemerewe gukoresha tungurusumu, kuko iyo wariye tungurusumu bavuga yuko imitsi irabuka, amaraso agatembera cyane. Nk'umugore utwite we bavuga ko ari bibi cyane, kuko n'indi ishobora kuvamo bitewe n'uko imitsi ifashe ingobyi y'umwana ihita yabuka ikaba yarekura umwana. Kuko aya tungurusumu meza nayo nari mbafitiye, ahasigaye umwaka wa 2025. Twirinde indwara, kuko kwirinda biruta kwivuza. urakoze cyane. Celebrate. Antuka Tungurusumu n'umushyikirimi. ni sumu nyine. Ubundi ni igiswahili, ni kitungu ya sumu. Kitungu sumu ni igiswahili, niho havuye tungurusumu. Ni kitungu sumu. Kitungu sumu rero ni abanyakenya babizanye, nako abaswahili. Ubundi bikomoka ku ijambo ry'igiswahili kitungu sawu. Urakoze cyane. Uraza muri Muri izo mfite mazipaka. muri byari kitungu Kitungu sawu. iraza usikava Ubwo ni nka bimwe byo mu gifaransa, vu ave, ariko utabushyizemo za bikaba vuza ave. Ndakurahiye. iyo babigezaga rero mu nzira z'ubusambo Ntabwo bavuga ngo vu ave, ugomba gushyiramo za ubundi babigezaga mu nzira z'ubusambo nyine zitari za nyazo. kitungu sawu. ibyo bita rero sumu yapfanya nyine. Ubundi abaswahili bo kuvuga ngo kitungu sawu, ni sawu ni Sumu ikintu yapfanya. gisharira. Iyi Bavuga laboratoire kitungu sawu. Thank you for watching our video. Remember to subscribe, like, and leave a comment. Smiling face with smiling eyes.